ubwo nanjye rero ndabasinga ube singo uvugisha ushaka abira we wicaye aho ngaho ababyeyi b'inshuti yawe Rosine baguye mu mpanuka y'imodoka bagapfa. nawe ugenda wita ku bintu byose sheno ahe uze none kigarutsa usano aje kwagira uti nkanye mbona nyama n'igihumbi umusaza uri gushobora muzi uraziranye ntabwo muzi sinigute bifata ugashigura abantu kazi ubuye no gusenga muze kabe mwana wanje amakuru y'imisi amakuru ganje ni meza ariko buhoro buhoro mwana wanje ntabwo aringaniye guca ese kuri aha ngaha byakugendekeye bite nyine ni kwa kundi nyine ibibazo bigwirira umuntu akaba yari ariho yibere mu buzima bwiza bigahita bigira guca ngo kwi imisi ikamuhinduka byakugendekeye bite se uravayo sawa ukajya he nari gushaka uburyo bwose nabonaho kuba nubwo mwamba akazi naje ndabakurira cyane akazi ndagashobora nose unganye kuko udafite ahantu uba mwana wanje rero nguko kubigambye araho nabaga narangiza umuntu umugere neza guca ati muze yakurinze kwinube hano mu rugo nta kibazo none ko mubaga hano ku muhanda ari n'ibipikipiki oya nta kibazo ase wagira kukabanza wumva umuntu ubona umusaza uri aha ngaha adateye ikibazo nese umusaza atekeye ikibazo gata ukomeza umbwira byagenze bite umuze komeza umbwira ubwo none kubera icyo uri aha ngaha byagenze aho wabaga byagenze bite nageze guca mbona nyamunsi muri ya misi yakize ubu tuvugana babaho n'abaga nyine aborangire neza bagize uca inzoga ibiri irenze bombi umugabo n'umugore bapfira rimwe mu mpanuka y'imodoka ubwo rero navuze uwapfa kuzerera ngareba ko nabona n'undi muntu wanjye aho nageze bati doka ngenda wagisaza wandi ngenda wagisaza we ariko ubwo munsi numvisha umugongo rwose umbwiye neza rwose mwana wanjye ndiko urangirira neza na amahoro se mu mutwe nta kibazo na kimwe mwana wanjye ndi mutaraga guca meze neza nta kibazo nose kuki wahisemo aha ngaha kuki warenza hano ugahita mukoza ngaha hari undi muntu wari uhaza hano se narenze ku bipangu nka birindwi hano ntabwo mpazi ni bwambere nahagera ariko ndavuze ibi wenda mpageze mwebwe mwagira imbabazi mukanshira no mu rugo kuguca rero naje ndakingura n'igipangu canyu mumfite nta nubwo mwatunga imbwa mu rugo umujura yaje agakira ngo wewe none se ubwo bishatse kuvuga ngo waje gushaka nani icumba aha ngaha akazi nakemera muranancumbikira nakwemera ariko ntabwo nakwikira ari gukora mwana wanjye mu magambo make nta n'ubwo ushaka ko tugucumbikira urashaka akazi ndashaka waguma mwana wanjye gasoni none se muncumbikira rimwe gusa ngendeshe no guhagarara rwose ibyo uyu musaza nawe nge ndumva ntazi nose uyu musaza reka tubanze twumve none se wajugunya umuntu nose ubwo twinjire mu nzu tumusiga aha ngaha kandi uri kumva n'amaganya yiwe reka none se muze harya ngo amazina yawe witwa nizo muze yakurinze muzehe yakurinze muzehe yakurinze ako kago uturutse mu kihe gice epfiriya mu cyaro mu karere ka Ntunze iyo muri za Rwamagana
ese sheri waretse rika gutaza undi muntu hasi umutima ukura he bo hanyuma noneho se semana yanjye bo sheri none se umusaza tumukorera iki tumureke tugende nese nukumva ko twamujyana mu rugo nta yindi famiye yagira siga umusaza ku irembo twinjire mu nzu tumusige arimo aratwaka ubufasha ese umutima ukura he nese ubundi ngo yashoboye gukora iki Deje nabanye umuntu habarashikara muguca nge namufite ngamugarura ndandi gisambo cyakujoza abonye ibyo tugiye gutwara ngaho datwara umusaza urabona atarashimishije bo muze hariya ngo uri yakurinze nitwa muzehe yakurinze ushoboye kurindana ni igipangu ushoboye gukora ibyizamu nubwo gwaba rurugi gwarundi barene mu gusozi na ruteronga rukuraho ugatambuka wemye guca nuko kubata aho sheri ndabona uyu musaza anashimishije ashobora kujya kumara irungu mbese sheri reka tugane ahubwo none reba uyu nguyu nunsiga nawe mu nzu ibyo azankorera n'uburyo azagwikorera ase sheri umaze igihe kingana ute umbwira ko umuzamutwara mwirukana tumaze kumwirukana tugize amahirwe tubonye umusaza w'umusosiyabure utera story ibintu byo kuruma amagara ngo wagize irungu urabona umusaza atazajya kumara irungu kweri none ntabwo nibaga nzi no gufata neza ababyeyi ngafata neza n'abana batoya mufite n'akana nakatetesha mufite mbese ikintu cyose mufite naje nagifata neza yarashimishije darashimishije karameze bo hanyuma rero sheri reka tumuhakaze bituma akazi kakukora iki hari umuzamu ufite se no guteka n'ibijumba n'imyumbati byose nakabiteka nuko ndagafasha ngo nyange rwose no guteka ibibazo byawe ngo ntabwo ushaka guhata ibirayi ngo ntabwo ushaka gukora ibiki n'ibiki ubwo arabonetse sekere nahatisha umusaza tuvuye gusenga mu byifuzo twashyize imbere y'Imana ni ukubona umuntu byibuze ushobora kuza agufasha umurimo wo mu rugo umusaza tuvuye gusenga ni nk'icyifuzo Imana isubije icyo utari kubyumva wibuze muze kandi mwana wawe kuva amategeko ngiye kwemera ntuzane iwanjye ikintu cya mbere ngiye kukubuza karame sinshaka kuzumva wabangamiye umudamu wanjye nzajya ndamwubaha rwose nashaka ndamwoza n'ibirenge aya kandi ntabwo nza byose umva twumvikane yego icyo azakubwira ujye ucyumva mbere y'uko asoza kukivuga akivuga ngo yakurindiye nako bambe karame mbona ko ibyifuzo byawe birasubije yego sheri mbonye umuntu uzajya unsetsa nahoraga mfite n'irungu nizere ko ibyifuzo bisubije muzehe sibyo murakoze cyane rwose nta kibazo ngaho rero bo reka iyo ni imyenda yawe ni buce gende ni muto twandi twanje humura ntacyo niba witwara neza byose bizajya ku murongo njye nitwara guca mu mujo gumwe guco sawa rero udasanga yikoreye igipangu ariko nawe guhinduka ase umuntu atwaye iki ntabwo nibaga kugira ngo nibe napfa ndi kumva nanjye ndi kumukunda aho kugira ngo ibe wapfa niyo kugira ngo nibe napfa mwana wanjye ubwo ntacyo reka nyuma y'iminsi mike ndabona amaze kubimenya ibyo uri kumbwira byose gusa ubwo niba uzi aho uvuye ikintu cya mbere tuzapfa ni agasuzuguro ku mugore wanjye turi tujya kumutwara nonaha mbese tumusiga ahangaha yongera arari kuzenguruka ahantu hose se hari imyenda afite imyenda tuzayimugurira kaya nawe tuzajya twirirwana ni ukuri kw'Imana uko uzaje urantegeka icara muze yakurinze nicaye haguruka muze yakurinze mpaguruke guco umusaza n'umwana bo ngaho rero muze ngaho tugende yego ubwo ariko amategeko nizere ko wayumvise n'ubundi se mu mpamvu ugera muri ni ukuri kw'Imana jewe ngaje muze kuri jewe ndabona nkarungu sheri urakoze cyane mva nkarungu karakoze amatara karakaga ako ntukagira hasa ku muhanda nawe oya ndako naza Babu none ni karibu ngwino uzi ko ari muzungu kurahamba gushira kikari ubu nuko nagira uca ngicazira guca ngaryama hano yego ye ni mu cyumba bwanyu
guca si heza reba nicyo mu Rwanda nicyo mu Rwanda nicyo mu Rwanda cyari giki kibona bayita antene ngiye kuri radiyo kwa kuri ko nshaka kura kuzura iteke iriya niyo yitangariza ariko si ndi kuje mbere yo karibu cyane umvura nta kibazo mvuze ugana n'umuntu wanjye guca Yes sir. Amakuru ufite ngo nuko mwamaze gukora ikosa umuzigo wabacitse siko byagenze? Yes sir. Umva rero nimukora ikosa ryo kurenga aho mugeze kuko ari mu mbibi z'abandi. Okay, reka mpamagare boss abahandi mabwiriza mashya. Muranyumva? Yes. Aha, nta byinshi ngiye kuvugana namwe. Amategeko n'amabwiriza murayazi. Siko bimeze? Igikurikira simukadi muyivune nyuma yo kumvugana na boss. Murumva? Yes. Halo? Bakoze ikosa? Uretse mbaze numve. Halo? Byagenze uko? Ase mugira ubwenge muratekereza cyangwa? Ako iyo mudashoboye akazi nta nubwo muvuga ko mutagashoboye. Kuki mutagira ubwenge? Soni. Nese muzi ko amafaranga y'umuntu ayatoragura. Bigogi gusa. Umva. Muva aho ngaho mugende muhite mubura. Yes sir. Kano kanya ndavuze ngo muvaho muri. Kuki gusa. Ubundi mugira tekereza bigira ubwenge. Kuki bikina n'amafaranga y'umuntu?